Ntibisanzwe ni Kabasi TV show twatukugezeho expo mpuzamahanga yabereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore. Dore ikintu bitaho expo ya mbere nabonye mu Burasirazuba. Aho turinjira urabona ko abantu baje bayitabiriye ari benshi. Ni expo yatangiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, ikabiri burangira uyu munsi itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko yitabiriye n'abantu benshi batandukanye, ndetse haba abakozi b'akarere ndetse n'imirenge itandukanye muri aka karere ka Gatsibo. Ahantu yabereye ni Kabarore, inyuma ya supermarket cyangwa se aho gare ishaje yabaga. Akaba ariho bateye amatente atandukanye mu bwinshi bwayo, ndetse abona ko abana b'ishuri ndetse n'abantu bitabiriye. Nk'uko ubibona nawe, iyo ni ji y'igisheke, uri arishyuye ni 500 yonyine, kandi iyo ji akaba ari umwimerere, akaba ari ji ikamurwa n'akuma kabigenewe. Nk'uko ubibona hari inyuma y'uwo mukiriya, yakanakuma kamura igisheke kakagikoramo ji, bagashyiramo agatangawuzi. Mu by'ukuri ukanywa ji iri ku bwoko bw'umwimerere kandi nta kibazo cy'ingaruka wahura nacyo. Nk'uko ukabona ako nakuma gakora ji y'igisheke. Ibi nta handi biri kubera, ni expo ya Kabarore mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Yatangiye tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, kabiri burangira uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Ako nakuma nk'uko ubibona, ushatse kugura waduhamagara. Turakomeje. Nk'uko ubibona izo ni ji zitandukanye bakora, ndetse n'ari amavuta yandi bakora mu buryo bujyanye n'ibisheke. Aho twakomeje expo nk'uko ubibona, abantu bayitabiriye, abanyamagare baturutse hirya no hino baje kureba expo yabereye mu murenge wacu wa Kabarore. Nk'uko ubibona ni company za Division, harimo abantu benshi bayidaye batandukanye. Iyi expo yari iryoshye ko n'umuziki wari hejuru cyane, abantu babyinnye, abantu bishimye. Ariko ikibazo cyabaye, bamwe bagiye bavuga ko expo bayishyize mu masaha ya nyuma akiri mato cyane. Nk'uko bibona ngaha, icyo ni ikintu bita umwumbati yamani, umwumbati nk'uko ubibona. Tugarutse muri ka kuma k'igisheke, ako ntabwo tuvuga ati ndoko twarakabonye, ahubwo cyo nakubwira ni kimwe cyonyine. Ako kuma nk'uko ubibona k'igisheke, ukubitamo igisheke cyawe, ntabwo gahenze, by the way ugakora ji yawe y'igisheke nk'uko ubibona, ikaza ari umwimerere. Ese ibi bintu wari ubizi? Aha hantu twari turi ni Kabarore mu murenge wa Gatsibo. Ibintu byari uburyohe nk'uko ubibona nawe, ibintu byari sweet, ibintu byari sawa, ibintu byari byinshi bihari bitandukanye. Ari amavuriro, ari abavuzi ba gakondo, ari abacuruza uburozi, byose byari bihari muri expo. My friend, this is Kabasi TV show. Don't forget to subscribe. Ubwo turakomeje ku gisheke tuhave, twerekere ku kintu bita igitoki. Igitoki gifite ibiro 350. Iki ni igitoki gihingwa mu karere ka Gatsibo cyangwa se mu murenge wa Kabarore. Nk'uko ukibona nawe, nanjye ubwanjye kiransumba. Bro, nubwo mwaba muri abagabo batanu ntabwo mwajya kura. Turagiye. Hari ikintu bita guhinga, agakoni k'urugo, bakita agakoni k'urugo yamani. Nk'uko ubibona nabo babikwibutsaga kugira ngo utere imboga ujye wirira kuri dodo. Turagarutse ku kindi gitoki sasa rero. Iki ni igitoki cy'imineke, gifite ibiro 110 kg. Dore umwumbati ufite metero 30 wowe. Ibi byose ntahandi babisanga, ni muri Kabarore mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Hari ibishyimbo, hari ibintu bitandukanye nawe nk'uko bihesha amaso. Ubu turakomeje nk'uko ubibona, ako ni akarere ka Gatsibo nk'uko ubibona byose. Mbese by the way ibintu byari so sweet, byari fresh. Expo habayeho inama zitandukanye, habayeho kwigisha imyuga. nk'uko ubibona baraboha, bakaboha udukapu cyangwa se twakita uduseke. Ukabibona ko hari hose abacuruza amamoto bose barahari. By the way expo yari fresh, nta kibazo yari ifite. Gusa icyo nakwibutsa ni kimwe cyonyine, ngiye gukora subscribe kuri Kabasi TV yacu. Abona abacuruza ibijyanye n'ibinyabiziga ndetse bakanagira n'ibihingwa. Ibintu byari so much, byari too much, byari so sweet. Urebye iyi expo ntago isize abantu batyo, abantu batemberaga bakajya guhaha, bakagugira ibyo bagura, ndetse bakanareba ibishyashya batanazi, nk'uko tubibagezaho nka Kabasi TV show. Gusa ikintu nakwibuka, hari bamwe benshi bagiye bakomplaininga ibintu ngo bya Kabarore ngo ntabwo nzi impamvu bitameze nk'iby'ahandi. Expo bayifungaga saa 12 z'umugoroba by the way. Kandi ndakwibutsa ko umuntu aza muri expo after work, umuntu asoje akazi nibwo umuntu aza muri expo cyangwa se kujya gutembera. Gusa abantu bakomplaininze cyane bavuga ko amasaha babahaye yari makeya cyane, bitewe n'uko igikorwa bagifunze hakiri kare cya expo kuba kirangira saa 12 z'umugoroba, kandi ubwo abantu bavuye gukora
bavuye kuba bahaha bakacamo bagiye kwishyura ibyo bashaka kugura. So niyo kibazo cyabaye, niyo mpamvu ubona nta bantu benshi bari nko kubiza amasaha y'amanywa, abantu baba bari gushaka icyo bashyira mu nda bahahira ingo, ariko iyo baza kuba bayireka ikagira nka saa 5 wenda za nijoro cyangwa saa 4 byakabaye akarusho. Ariko ikibazo cyabaye nyine nko kwibona mu karere kacu ka Gatsibo cyangwa mu murenge wacu wa Kabarore, already abantu bafunga saa 2 abamaduka. Ubwo rero urumva ko ntabwo Expo kandi yafunga saa 5. Uracyumva icyo kintu wowe? Icyo cyari cya gitoki twagarukagaho. Gusa icyo nabwira ni kimwe, Expo yagenze neza mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore, uretse icyo kibazo cyo nyine cyabaye cy'amasaha no kuba nta muziki mwiza uhari, cyangwa se ngo batumire abahanzi baze bashyushye urugamba. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, abantu ba Kabarore murabimenyereye, ntabwo ari ubwangu, ni ibintu bishyashya. Mutatujijisha namwe, n'ubu turabitswe mujya mukinga saa 2, muracyari abanyacyaro. Gusa ikiza gihari ni kimwe cyonyine, nabwira ko Expo yagenze neza, kuko nta bafure nziza zari zirimo, nta kintu kizima cyari kirimo uretse imyumbati wenda nabonye n'ibitoki, n'akoma gakora ibisheke, ibindi byose nibisanzwe. Reka Basi TV Show, kora subscribe cyangwa ubyihorere.